turashima Imana cyane kuko icyambere yaduhaye ijambo ryayo. Iyo umuntu asomye k'uyu murongo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo tekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Wakwibaza ese wanditse umuriza ibihe byose igihe tuvomye mu ijambo ryayo. Abisirayeli yabambukije inyanja ahatari inzira, yabambukije Yorodani ahatari inzira. Urugendo utasobanura uko rwagenze ntibyumvikana, kugeza n'ubu bariho kubw'iryo jwi ry'Imana ngo Uwiteka nahimbazwe we utegeka. Tugiye kwakira Elida Alphonse Ngagi, nyuma araza kutwakirira n'umushyitsi mukuru, ariko mbere yuko amwakira turaza gukora igikorwa cyo gucana buji. Igihe turi bube ducana buji turaza no gusaba ambassadors baze kuba bari hano badufasha muri icyo gikorwa cyo gucana buji mu gihe dutanga buji ku bantu bose. Mwanya n'uwanyu Elida. mwongeye kwirirwa. By'ukuri biragoranye kugira icyo umuntu avuga nyuma y'amagambo yavugiwe ahangaha, ariko mu nshingano mfite no gushima. Turashima Imana cyane kuko icyambere yaduhaye ijambo ryayo. Iyo umuntu asomye k'uyu murongo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo tekereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Wakwibaza ese wanditse uyu murongo wa Zaburi yarazi ko ibintu bizaba? Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ibintu rero isomo ryasohoreye abanyarwanda. Turi mu kinyejana cyumvise neza iri somo, kuko twumva abantu baduha ubuhamya bw'ibyo babayemo kandi Imana ikabarukora mu buryo udashobora gusobanura. Twagize umugisha kuva ejo dutangira isabato, twafashijwe n'ubuhamya butandukanye. Icyo navanye muri ubu buhamya uhereye n'umubyeyi Sosiyete yavuze na mushiki wacu ejo nimugoroba, mu gitondo twakurikiye Venusi muri gahunda yo kuramya, hakurikirwa Pastor Dan. Mu kanya twakurikiye ubuhamya bwa Augustin. Naje gusanga Imana ari Imana koko, kugira ngo ushobore kugera ubuzima bwa buri muntu wese, kandi buri wese afite experience ye. Ku manywa nk'uko twadusohotse babiri Pastor Dan mubabarire ko nari muzi, ariko bose nari muzi, nari ko ndamuzi kubera wenda yidukiraho byinshi, ariko ntabwo nari nzi amateka nk'ayo. Ubwisira ndavuga ngo none se mu by'ukuri Imana y'Imana ishobora kwihanganira ibintu. Ntabwo umuntu bwakwakira ubuhamya ngo azongere kubaho miliyoni, kuko abana barokotse, none se abatararokotse bapfanye
umuvandimwe Rurinda tugejejeho ariko mwumvise icyadusabye kujya gutega umutwe tukabatega umutwe tukavuga icyo tutunaniye ariko umuvandimwe Rurinda twifashijwe n'Imana bayirimo yiteguye kubatega umutwe kandi yaragerageje kuko iyi gahunda natwe igenda itwubaka nabo twarahangaha twabuze abacu barahangaha muri iki gihugu ariko utarayibaye ngo ntabwo yashobora kubikora ntabwo ariko twabuze abacu arahari pe haba umwanya wa ba data hajya twabateye kudukamira wanyura wa mwami hari n'urwibutso ariko utazi birimo ntabwo yabivuga neza ubwo rero Imana izagufasha kubatege amatwi Imana izagufasha Auguste watanze ubuhamya nawe tuvuge umunyamuryango wa Bayibuli zo kubatiza ariko n'umuvandimwe wacu Auguste Imana yagoye igufitiye imigambi kandi izagutungira n'umuryango rwose Bayibuli irakwakiriye ntabwo tuvuze ngo turakubatiza ntituza aho usengera ariko ibyo ubundi tuvuze ngo abavandimwe tugasengera hamwe ariko unabishatse rwose icyo Imana izadushoboza tuzamutunga umutwe kandi twumva ari inshingano yacu turashima rero by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu butanga umwanya nk'uyu nguyu turashimira ubuyobozi bw'itorero ko nabwo bugenda bwakiriye gahunda nk'iyi ngiyi ifite ikibarira ntabwo ari abarokotse abacitse cyangwa abarokotse jenoside ntabwo aribo bubaka bonyine kuko twese dukeneye kwiyubaka tukubaka itorero rizima tukubaka igihugu kizima reka dushimire abateguye gahunda ndetse n'abadufashije kugira ngo bigende neza muziho kuva ejo nimugoroba twaje hamwe na korasi rasikoni mu gitondo twari hamwe na korali abasaruzi muri aya masaha nyuma ya saa sita kumwe na kirariyo ekoro na ambasada Grace nabivuze ambasada turabashimira rwose turabashimira kuko igihe cyose abari gahunda yo kwibuka ambasada zinahise naho yarabimuzi yuko ari korali bahamagara hirya no hino ariko ntabwo tugiye twandikira itorero rya Remera cyangwa twandikira ubuyobozi bwa ambasada ngo mujye kutubikira itariki yo kwibuka nibo babyibwiriza abana bahuje abyumvise niyo utabyumvise avuze ngo Imana ibahe umugisha kuko mwarabyibwirije muraza gutakambuha nibwo gukomeza n'abahanga bategura n'indirimbo zijyanye n'aho ibyo abantu baba barimo turabashimiye cyane rero ndagira rero ngo nyuma yo gushima hari inshingano ahawe zo kwakira umuyobozi wa filipi yacu niwe uri butubwire ijambo ry'uyu munsi ariko twese gashimye kuko iyi gahunda muha agaciro ari abasanzwe mu itorero ari babonye ubutumwa bwacu bakabuha
wese Imana ikamugisha. Icyo tuzirikana kuko bizagira iherezo, ariko Imana ishimwe kuko yongera kurema ubundi bushya. Imana itarimo ubundi bushya, mu by'ukuri ntabwo ushobora gutekereza ko umuntu yakongera agatangira ubuzima, agashinga umuryango, agahabwa inshingano, akazikora neza yaranyuze mu buzima bw'ubu ngubu cyatwumva. Imana rero ishimwe y'abagiye gushya kandi hejuru. Reka duhamagare umuyobozi wa fidi yacu Pastor Karasira azadufashe mu gikorwa cyo gucana buji, ndetse ubwo araza no kuvuga ijambo nyamukuru, ariko bavuga ko arabanza amasada inkuru bisobanure neza ubwo tuba ducana buji, ariko nyuma y'aha aho ufite ijambo nyamukuru ryo gusoza ni Pastor Gerard Karasira. Murakoze. Nk'uko abivuze agiye kudufasha gucana buji, kuko no mu itorero hose turazicana, turabikora. Icyo gikorwa rero abasadazi iri hano baturirimbira indirimbo imwe. Ndasaba ababidufashamo abadiyakoni ko baturebera nimba abantu bose babonye buji, nibamara kuzibona turi gucana urumuri, ndaza guhamagara abayobozi baze mwatambuka mukadufasha gucana buji. Noneho nyuma gucana buji turaba turi kumva indirimbo ya Basadazi. Nyuma yaho turaza kwakira umushyitsi mukuru. Baza abadiyakoni muze kwitegura no kudufasha gucanira abantu bose bari hano, ariko urumuri tugiye gucana ufite icyo bisobanuye. Ni urumuri nyuma y'imyaka 30, buri wese afite uko nabivuze, afite inkuru ye. Uyu mwaka afite icyo Imana yagiye imukorera, tujya mu gihe ducana urwo rumuri uzirikana icyo Imana yakoze, ndetse buri wese yisubireho yibaze icyo akwiye gukora kugira ngo ibyagiye biba azongera. Yadufasha. Nyuma yaho baraza kugabanya urumuri wenda n'abandi bacanirwe. Murakoze. bavandimwe kandi bizera b'itorero rya Bayirengo n'abashyitsi bacu turi kumwe, uyu mugoroba w'isabato itorero ryahisemo kuwuharira kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa mu mutima kizamura amarangamutima, ni igikorwa kitaburamo umubabaro, ariko ni n'igikorwa kizima, kuko kutabikora si igisobanuro ko bidahari. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo kwibuka twiyubaka.
mu kwibuka umuntu wese yibuka ibyabayeho, ntawe ushobora kwibuka ibintu bitigeze bibaho, bitarabaho. Jenoside yakorewe abatutsi yarabaye, nicyo gituma tuyibuka, tukibuka abo yavukije kubaho, dufite inshingano zo gukomezanya no guhumuriza abayirokotse. Nk'abakristo kandi nk'abizera ari nta buryarya, nuko dukwiriye kwemera gusangira uwo mubabaro, ariko tugasangira no kwizera ko Kristo Yesu yatsinze urupfu. Igituma iri torero rihitamo insanganyamatsiko izira ibihumbi z'Imana, nuko buri wese warokotse Imana yamugeneye inzira. Imana yamugeneye inzira, nta warokotse kubw'ubuhanga bwe cyangwa kubw'ubushake bw'umuntu. Nibyo araba Imana yakoresheje, nka Muzehe Sostene yukurikira ubuhamya bwe, n'urya mudamu yahamagaye ngo asoze igika cya nyuma, yakoze Dr. Rurinda, kuko utari umunyarwanda ntiwabyumva. Ntabwo wakumva ukuntu umuntu yakwijishura umwana we ngo ajye gutabariza abandi kandi azi ko wari bupfe, kuko burya yagiye azi ko ari bupfe. Kwiyubaka bivugwa muri iyi nsanganyamatsiko dukwiriye kuyumva neza nk'abakristo. Nibyo iki gihugu nyuma ya jenoside cyanyuze muri gahunda ndende yo kwiyubaka, ariko kwiyubaka kuvugwa aha ngaha ntabwo ari uko ibikorwa remezo gusa, ahubwo ni ukubaka umuntu muzima. Nibyo n'ibyo bikorwa nabyo birakenewe, ariko ntacyo byamara umuntu atabaye muzima. Ubuyobozi bwiza bw'iki gihugu n'abanyarwanda twahisemo guhora twibuka icuraburindi igihugu cyagejejwemo n'ubuyobozi bubi bwateguye kandi bugashyira mu bikorwa umugambi mubisha wa jenoside yakorewe abatutsi, bifashishije abaturage bari muri cyo n'amahanga yemeye gufatanya nabo ubwo bugome. Ntabwo nisegura, ariko nk'umuntu uri mu isi, iyo nteze amatwi ibibera hirya no hino, numva mfatwa mu mutima wanjye, si mbigambirira ko bikwiriye gusubira, ariko ntabwo iyo ntero yo kuvuga ngo ntibizabaho ukundi, ntabwo numva nayifatanya n'abandi. Byarabaye kandi n'ubu biraba, bisibye kuba mu Rwanda, ariko hari ahandi biba. Ku Mana ho birashoboka ko bitongera kubaho ukundi, ariko ku bana b'abantu bashobora guhimba amagambo meza, kuyashyira mu bikorwa kikaba ikindi. Nicyo gituma ijambo kwiyubaka nk'abakristo dukwiye kuryumva mu buryo Imana ishaka ko turyumvamo. Kubaka umuntu muzima. Uyu munsi turibuka kuko abatutsi basaga miliyoni bazize uko baremwe, kandi uko baremwe ntibyari igicumuro ngo babizire. Ariko kandi turibuka nk'abakristo dufite icyizere, kuko Imana yakoresheje abandi banyarwanda bahara amagara yabo, ari abari
mu muryango wa FPR Inkotanyi, ari n'abari mu gihugu bemeye guhara amagara bakagira abo bahisha, burya kwari ukuyahara. Nicyo gituma mu nzira igihumbi z'Imana uyu munsi dufite abaribara kuko baribonye. Umwanditsi umwe yagize ati mu Cyongereza, yaranditse ngo life is well understood looking backward, but it's better lived looking forward. Ubuzima bwa buri wese bwubakwa nuko asubiza amaso inyuma, niho abwumva neza, gasubiza amaso inyuma. Muri uku kwibuka ntabwo umugambi ari kugira ngo abantu basubize inyuma amaso nk'abifuza gusubirayo, ahubwo no kugira ngo bavomemo imbaraga zituma bareba imbere. Uyu mwanditsi niko avuga, nubwo ubuzima busobanuka neza umuntu ashubije amaso inyuma akareba aho yavuye, akwiriye kugira umugambi wo kubaho neza areba imbere, areba aho agana. Umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri yandika amagambo Imana ikomeresha abantu bose banyura mu bihe bibagoye, agira ati: witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Umuvandimwe Augustin waduhaye ubuhamya, nanjye nemera ko ibyo yavuze ni bike, kuko ntabwo igihe yabivuze uko kingana byose yabivugira aha ngaha. Ariko muvandimwe, Imana ishimwe kuko wasigaye kandi ukaba warashibutseho abandi bantu. Imana izagukomeze ngo bwe kuba ubugingo bwa none gusa, izaguhe n'ubugingo buhoraho. Nyamara uyu murongo ni umurongo ukwiriye buri munyarwanda wese wanyuze muri ibi bihe bikamugiraho ingaruka. Kuba bitabayeho ntashobora kumva nk'uko uriya muvandimwe yatubwiye, tushobora kumva umubabaro keretse wishyize mu nkweto y'uwababaye. Nk'abizera nibyo turababara, tukababazwa n'abacu, tukababazwa n'abavandimwe, tukababazwa n'iki gihugu turimo cyagize akaga kangana gatyo, ariko duhumurizwa nuko ni amateka, ntabwo ari byo turimo ubu ngubu. Imana ishimwe kuko mu nzira igihumbi zayo yatumye abanyarwanda uyu munsi dushobora kunamura umutwe tukavuga. Mu kwizera dukwiriye kuzirikana ko icyo Bibiliya ivuga ni ukuri. Imana nyir'ihumure iraduhumuriza ibihe byose igihe tuvomye mu ijambo ryayo. Abisirayeli yabambukije inyanja ahatari inzira, yabambukije Yorodani ahatari inzira. Daniyeli na bagenzi be i Babuloni baharokokeye, haba mu muriro haba mu rwobo rw'intare, ari nta wundi wigeze ahakirira. Yohana wahishuriwe
yatetswe mu ngunguru y'amavuta avamo nta wundi byigeze bibaho. Iyo experience nta wundi yabayeho. Abanyarwanda benshi bafite experience abandi bantu batigeze babamo, nk'abizera. Twibuke ko Imana yaduhaye uyu munsi ngo turuhuke, ariko n'uyu munsi tukaba twibuka iyo Mana yo ku musozi ahirengeye, ni nayo Mana yo mu kibaya. Ahirengeye hashatse kuvuga igihe umuntu afite imibereho itunganiwe, mu kibaya hashaka kuvuga imibereho icishijwe bugufi. Imana twizera ni Imana ya ku manywa y'ihangu, ikaba n'Imana ya nijoro hatabona. Ku manywa igihe umuntu wese afite uburenganzira, nijoro ni igihe uburenganzira bufitwe na bamwe bakwibwira ko bafite uburenganzira kurusha abandi. Imana dusenga ni Imana yahumutse, ariko ni n'Imana y'umuhengeri, ikurayo abashyizweyo. Yarokoye iki gihugu, hakagira n'abatutsi barokoka jenoside yabateguriwe kandi bakayikorerwa. Abanyarwanda dukwiriye kwemera twese tukava ibuzimu, tukemera Imana ko itwubaka twaba abantu bazima, abantu batazahora bibuka ibibi igihe kigeze Yesu agarutse, ahubwo tuzahora twibuka yuko yadukuye mu rupfu rw'iteka ryose. Insanganyamatsiko ntabwo itubwira ko tudashobora kugira ubwoba cyangwa ngo duhure n'ibiduteye ubwoba, ariko iturarikira gukomera. Si uko hari ubuhanuzi bw'uko jenoside yakongera kuba muri iki gihugu, ariko dukwiriye kuba abantu bafite kwizera kudukomeza. Petero mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2 ku murongo wa 4 aravuga ati nimumwegere. Uwavuga ni Yesu Kristo, niwe buye rizima abubatsi banze, abamwanze bijanditse muri jenoside. Ariko akomeza Yesu avuga ati nimumwegere namwe mubakwe nk'amabuye mazima. Twibuke twiyubaka, muze twese twegere Yesu Kristo umenya kugera umubabaro w'umuntu. Waduhaye ikiganiro yavuze ngo ntawashobora kubona urugero umubabaro w'umuntu, ariko Yesu arawuzi. Yesu ni urugero rugera umubabaro uwo ari we wese, kuko nta mubabaro atanyuzemo kugeza ubwo dupfira twese. Uyu mugoroba iki gihugu n'abagituye duhamagarirwa kwibuka kandi twiyubaka. Ni umugoroba wo gusoza iminsi 7 y'icyunamo, ariko dukwiriye kuzibukira ikibi n'igisa nacyo. Dukwiriye kuzibukira ikibi n'igisa nacyo, kandi tukemera irarika rya Yesaya mu gice cya 40, ubabaye tukamuhumuriza. Tukemera kubakanwa n'abemera Kristo ngo tubaba amabuye mazima. Kristo ari hafi kugaruka, aho tutazikanga ikibiteka ryose. Reka twubakwe kuri we, kuko ari we ugera hatagerwa, kuko ari ugera umubabaro wa buri wese akamenya uko amuhumuriza. Twibuke twiyubaka. Murakoze. Niba munyemerera, kuko bavuze ko nta rindi jambo rikurikiraho, nibyo reka mbasabe duhagaze dusenga Imana.
uhoraho, uyu mugoroba turagushimira kuri Imana idakumirwa, turagushimira kuri Imana itabara, turagushimira kuri Imana yumva, turagushimira kuri Imana itagira uheza, turagushimira ko uri Imana dusanga ukatwakira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba tuje imbere yawe ducishijwe bugufi nk'abaturage b'iki gihugu. Turagushimira kuri Imana ikomeye ifite inzira nyinshi ukirizamo, washoboye kugira abo ukoresha ari ingabo zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, ari abaturage bake cyane bemeye guhara amagara yabo muri iki gihugu bakagira abo bahisha, bemeye kuba ibikoresho mu biganza byawe, urabakoresha hagira abasigara kugira ngo bazaba ari iyo nkuru. Warakoze kuko ubugingo bwabo bwagize agaciro mu maso yawe, uhabwe icyubahiro. Ubu turiho mu gihe dukeneye kubakwa, ni wowe wubaka inzu igakomera. Inzu tugusaba kubaka ni imibereho yacu, buri wese muri twe twegeranye nawe ngo twubake nk'inzu y'umwuka, kugira ngo igihe nikigera tuzabane nawe aho tutazikanga ikibiteka ryose. Ukomeze iki gihugu n'ubuyobozi bwacyo, ukomeze kugiha amahoro, ukomeze kugiha abayobozi bareberera abaturage bose, kandi ukomeze kugiha ihumure ku nkiko zacyo zose, kandi abana bawe bagutega amatwi bakumva ijambo ryawe. Udushoboze gufata umugambi wo kuba mu ruhande rwawe iteka ryose, kugeza muri cya gitondo ubwo uzahamagara amazina y'abakwizera, abubakanywe nawe tukabana nawe iteka ryose. Nicyo cyifuzo no kwizera no kwiringira tugufitemo, kuko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Ndibwira ko nta yindi gahunda nk'uko babivuze, nuko nari mbonye abantu bicaye, ngira ngo mbaho uburenganzira yuko ari igihe cyo gusubira mu rugo, ariko nongere mbashimire. Nanjye navuze ngo mudufashe tuze kubana kugeza dushoje, twabanye rero kugeza dushoje. Mbasabiye imigisha y'Imana, kandi twisegura aho byaba bitagenze neza. Murakoze, Imana ibahe imigisha, mugire icyumweru cyiza. Kugeza n'ubu bariho kubw'ibyo